ahangaha reka ngwereke ikintu cy'ubuyobozi butakora. Buramutse bugikoze twajya kurira tukisanga mu mazi abira. Mu rusengero baratwigisha ngo umuntu nagukubita urushi ku musaya w'iburyo uzahindukire n'uw'ibumoso ntahakubite. Ibyo ngibyo biramutse umuyobozi abikurikije akagenda agasenga, yamara gusenga ukamwigisha ati ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu nagukubita urushi ku musaya w'iburyo uzahindukire akubite n'uko w'ibumoso. Uzi ikintu cyaba kigiye kuba, igihugu cyawe bugisize mu maboko ya Satani. Ibyo bintu rero ntabwo umuyobozi yabikora, cyangwa se ntabwo ubuyobozi bwabasha kuba bwabikora. Ubwo igisasu kizagenda gituruke hirya y'amazi kize kigwe mu Rwanda, ibisasu biturikana abaturage b'igihugu. Noneho umuyobozi avuga ngo Imana izabahana. Inuma y'u Rwanda yabwiye Burundi ngo vuguha, bityo niba bakohereje nawe fata ubohereze. Ese wasaba uburenganzira bwo guhagarika umuriro uje gutwika iwawe kandi ubona iwawe hari gushya, cyangwa uhagarika umuriro uje iwawe ibindi byose bikaza nyuma? Ese kuba watuma inzu yawe idashya yari igiye gushya, icyo ngicyo ni ikibazo? Mwana mujye munareba, nibura mujye mwitegereza ibintu byose biri kuba. Nimumara kwitegereza ibintu byose biri kuba, utekereze uhita ujya muri uwo mwanya uvuga ati ari njye nabigenza uko. Wajya kubona ukabona inzu yawe iri gushya, warangiza ukajya gusaba uburenganzira bwo kuzimya inzu yawe, cyangwa se ufata iya mbere mu kuzimya inzu yawe, ndetse n'iyo ufashe iya mbere mu kuzimya inzu yawe abandi bose basanga inzu yawe basi wagize uruhare runini mu kugira ngo ubashe kuba wazimya inzu yawe. Ibintu byose biba bijye bibahereza isomo. Ni ukuvuga ngo inuma y'u Rwanda yabwiye Burundi ngo vuguha. Aho rero ibi ngibi nyine twigishwa mu nsengero, umuntu nagukubita urushi ngo uzahindukira kubite mu rundi, igihugu nikigutera uzagarame bakwice, umwanzi nagutera uzajya amatware, umuntu uzagusaba ati ibyo ufite byose hasi, abana bawe bose basohora ubambe, akira mubyeyi akira. Ibyo bintu rero nibyo bintu bigoye cyane kurusha ibindi. Niba wari uri umwe mu bagabo batazi kurwanira ibintu byabo, mu gihe utazi ikintu urwanira ntuzigere ubabazwa n'icyo wahombye. Niba udashoboye kurwanira umugore wawe ndetse ngo umukorere kugira ngo atabasha kuba yakuvamo, ibyo ngibyo ukaba utabishoboye habe na gatoya, ntuzigere ubabazwa yuko umugore wawe bamutwaye. Niba udashoboye kurwanira umwana wawe ngo ubashe kuba wamurikira amashuri yige arangize, basi ntushake wambara ipantaro icitse ku mavi, uyikurure mu byondo icike uri gushakira uburyo warikira umwana wawe ishuri, ariko ntutume umwana wawe abaho ari inkandagira bitabo. Umva, aho ngaho ntuzigere ubabazwa yuko umwana wawe afatiwe muri za mogo biteye uko utigeze ubona ahantu ho kujya kumuhera ubumenyi. Ni ukuvuga ngo mu gihe utazi ikintu urwanira ntuzigere ubabazwa n'icyo wahombye. Ese wakunze ino video? Niba wayikunze, icyo ngusabye kora subscribe, like and share kugira ngo n'abandi babashe kuba babona ino video. Nzajya mbahereza video nziza, naba ngaragara cyangwa ndagaragara, video nziza zo nzajya nzibahereza. Gahunda yacyo ni ukugira ngo tubashe kuba twakiga ibintu byaduteza imbere, ndetse twige n'uburyo twaba mu isi dufite ubwenge bushobora kutugirira umumaro. Kabure niyo waba udakize, ariko ntuzagire umuntu ujya gusaba ikode ngo wananiwe kwishura ikode, kandi litiro y'ubushera ya 500 ya buri munsi inzu wenda uyishura ndavuga mu giturage inzu ushobora kuyishura ng'ibihumbi 5.
none unywa litiro y'ubushera ya buri munsi ibuze ndiryarema. Litiro y'ubushera iri ku mafaranga 500, iminsi 10 ni ibihumbi 5, iminsi 20 ni ibihumbi 10, iminsi 30 ni ibihumbi 15. Ayo ngayo yose wayasize mu gifu cyawe, ndetse n'umugore wawe ntabwo yigeze abona ifu y'igikoma, n'umwana wawe ntabwo yigeze abona ifu y'igikoma, ndetse niyo habonetse udufaranga ku ruhande rw'umugore aragenda akajya kugura agafu ka 200 agashigishira abana igikoma mu gihe unywa litiro ya buri munsi wajya kubona ukabona umwana wawe bwaki yatangiye gutungura, kandi 15 mu kwezi uba umaze kubitikiza. Mu gihe ufuye amafaranga 15,000 ukwezi kwajya kurangira yaragiye muri Mungu. Rero mu gihe udafite ikintu ugwanira wa mugabo, ntuzigera ubabazwa n'icyo wahombye. Mbivugiye ahangaha kuri kamera ya God is Power, imbaraga z'Imana. Bityo rero mu gihe udafite ikintu ugwanira ntuzigera ubabazwa n'icyo wahombye. Ibi ngibi mbivuze n'imbere ya kamera. Mu minota 6 rero urabukuyemo isomo, kuko sinzongera kugaruka nsubiramo bino bintu narangije kukubwira. Habwirwa benshi hakumva beneyo. Murakoze cyane.